gata ahubwo natwe uwo muco uze hano mu gihugu cyacu. Rero no kuvuga ngo nubwo bwose n'iki gihugu cyahuye n'amabi ariko ntabwo cyahejejwe n'amateka, ntabwo cyakomeje gusubizwa inyuma n'amateka, ahubwo uko bwije uko bukeye gikomeza kwiyubaka ku buryo n'amahanga yose bumva hari ishema ryo kuba baza mu Rwanda bakagira n'icyo bahakorera. Ni ishema rikomeye rero. So nubwo bwose twarenganijwe, nubwo bwose twakubiswe hasi, ariko ntabwo twahaheze, ntabwo twahanwe n'Uwiteka. No kuvuga ngo dufite byinshi duciyemo bidutsindagiye, biduhejeje, bidukandagiye, ariko mu by'ukuri we are blessed kubera ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ugihumeka umwuka w'abazima wese ushobora kuba afite ibyamukubise, ngusubijemo imbaraga nkubwira ngo nubwo wakubiswe, nubwo washengabajwe, umutima wawe ugashengurwa n'intimba kubera ibyo waciyemo, ariko kuva ugihumeka umwuka w'abazima ufite andi mahirwe yo kongera kubaho kandi ukabaho neza. Amen. Tubashimire mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi. Imana umugisha kandi Imana bagire neza. Dutangire mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 ku murongo w'9. Niho tuza guhera uyu munsi. Ntabwo mwe muduherutse rero kuri Team TV cyangwa se ukuri kubatura benshi. Nekereza ko rero uyu mwanya twongeye kugaruka kugira ngo tugire ibyo tuza kugaruka by'umumaro, ariko cyane cyane turabasuhuje kubera ko twe tumaze igihe kinini mutatubona mutatwumva, ariko noneho kuri ishuro turagarutse. Hanyuma rero ngendi Emi nk'ibisanzwe, ariko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibyo tugiye kubagezaho by'umumaro muri iyi minsi tuzajye tubisangirira ku gihe. Ukore subscribe, n'ukuri kw'Imana kandi subscribe niba ukunze ibyo turiho turakora cyangwa ubutumwa bwiza butunyuzemo. Hanyuma rero usangize benshi ubutumwa, ariko noneho uze gutanga igitekerezo muri commentaire. Imana iguhe umugisha rero. Munyemerero tuze kubaha ikaze, ariko noneho twakira Apostle. Ariko uyu munsi noneho usiko duheruka ari pasiteri gusa, none akaba yarabaye Apostle. Ibintu muri gusoma nanjye nibyo ndi gusoma, sindabona isura ya Apostle, ariko isura ya Apostle igiye kuza mu kanya. Hanyuma tumubwire ko twe tumukumbuye, yaraciye iminsi, ariko noneho yabaye Queen. Ndakurahiye, karibu. Cyo gitwenge abantu bagerutse. Apostle mwaramutse. Mwaramutse neza muvandimwe Ikuzo Emi. Noneho byose urabivuze ubishize hanze. Burundu. Nanze kubivuga none unshize hanze Apostle. Ariko hugiye ni heza cyane. Nta habi haho, nta n'ikibi cyaho. Nta ribi. Apostle umeze neza? Meze neza, ndashima Imana cyane. Tugira umugisha wo kugaruka. Twe duherutse ariko wa. Ntabwo twaduherutse. Reka tuvuge Abantu benshi batwishyuzaga. Abantu benshi bavuga ati ariko ko mwajya mutuganiza tukagubwa neza tukanezerwa. Mwagiye. Umenya twarabuze essence yo kugera ino, none turayibonye turaje. Twarabuze ibitoro. Essence yabonetse. Abandi komeje guhenda, twebwe yahendutse. Twebwe yahendutse. Kubusa neza none ndabigira ni mwuga cyo. Cyubahiro kibi cy'Uwiteka. None amavuta uzanye na. Abanyamashyari bose ndabasenge bahise bakizwa mu izina rya Yesu gwera. Apostle agarutse mu mavuta adasanzwe. Nazanze ahantu bari kukwita Queen, ariko nta hantu nabisanze. Oya, narabyeretswe. Nanjye mfatira. Karibu rero mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Akuse ko wari warabuze. Buriya buri kintu kigira igihe cyacyo. Kandi ngira ngo umubwiriza yabivuze neza. Hari igihe cyo kuvuga, igihe cyo guceceka, igihe cyo kuvuka, hari cyo gupfa, hari cyo guseka, hari cyo kubabara, hari cyo, buri gihe kigira icyacyo. Iyo rero cyageze, ubishaka utabishaka ubona birabaye. Icyo gihe cyageze nk'uko Imana yakitegetse kibaho, bari guceceka ugakora ibishoboka byose, ariko ukanga umunwa kisanga nyine abayeho guceceka. No kuri kw'Imana. Rero nyine ubwo Uwiteka ibyaba yaragennye nta kibihindura.
ushobora kuba ufite imirimo nk'iyo wari ufite mu busanzwe, ushobora kuba ufite, ariko gusa icyo Uwiteka yagennye burya nuko kigenda. Ubwo rero igihe n'icyo Uwiteka. Ntabwo ndibuze kugutindana kubera ko abantu bakeneye kumva byinshi ntibabe banaguherutse, ariko ngira ngo ngewe nawe kenshi tugaruka hano kuri iyi channel cyangwa kuri platform ya ari nayo yawe, cyangwa se gusenga itoro rikomeye ryawe, tugiye kubanza dusenge tubwire Imana ko twahageze. Twa turimo duhana ikaze twahageze, ariko dufite ibintu byinshi turi buze kugarukaho bitugeze no ku rugendo rwo kuba turi kumwe na Poso kandi twaratangiye turi kumwe na Evangeliste. None birangiye ibintu birakomeye. Reka nsenge. Urasenga turi gusoza rwose. Data, turagushimye ko tugira undi mwanya udasanzwe w'agaciro. Tugarutse hano hari haciye iminsi, abantu bari kutureba ubaho umugisha kubera ko bihanganye bakaza kureba iki kiganiro. Reka dufatanye ishimwe nabo ko waturindiye hirya no hino hatandukanye. Warinze umubyeyi turi kumwe nk'umukozi wawe wateguye kugira ngo agire ibizatunga benshi muri iki gihe isi irimo iradandabirana. Nanjye rero wandindiye hirya iyo bitari byoroshe, ariko uyu munsi ukoze ikintu cyo kuduhuza kugira ngo twongere kugaruka kuri iyi platform abantu benshi bashobora kuruhukiraho, bashobora guciriraho. Aka kanya tugiye kumara akaba kanya k'umugisha, twe ubwacu twe kwishoboza, dushobozwe na Mwuka w'Imana ugiye kutuyobora muri iki kiganiro. Maze nanone kandi umuntu udukurikiye umugisha yitanze ku butunzi bwe, yitanze ku mwanya we, umugirire neza, umwambika imbaraga. Yaba arwaye umukize kuko ari we ubasha gukiza uburwayi bwose n'ubwananiranye. Ntabwo ukiza gripe ngo ukize malaria, unanirwe kanseri. Uyu mubyeyi uri kunyumva afite byinshi bimubabaza mu mubiri, nawe yaburiye igisubizo, ariko wowe ufite igisubizo kubera ko abonye iyi video ahemburwe kandi akire, kubera ko ari wowe utanga gukira. Uturebye afite ibibazo, Data ndakwinginze ngo umusubirize ibibazo. Ubaho umugisha mu butunzi bwabo, ubaho umugisha mu ngendo zabo, muri business bakora, kandi ndabizi neza ko bishoboye. Reka rero tubonere umugisha muri iki kiganiro, kandi uyu mugisha tuwusangiye n'abadukurikiye. Ukoze wawe ntaba ari washobozwe nawe, kuko ibyo abasha gutungisha abantu si ubyiha, ni Mwuka w'Imana umuyobora kubitanga. Reka rero mushoboreshe muri iki kiganiro, maze ubwiza bwe bubane natwe twese. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Twatangiye rero turi muri evangelization, biza kurangira ubaye pastor. Abantu benshi babonye, njya nibuka uriya munsi wimikwa bagusukaho amavuta. Ariko ufite ikintu hano kiri kukugira mwiza cyane, ongera icyo ngicyo ako yemije umenya ko ndi imbere ya kamera. Sorry. Erega abantu bagukunda wasetse. Uzi kamirifu ariko uzigize ko ngiye kubigwigisha. Uzi kubona umuntu wasiritse amuze yicaye muri kamera. Utsiye mwana wacu. Okay, sorry. Wasiritse wakamiritse. Urabona? Okay, ngareka tugaruke. Hanyuma rero nyuma narakubonye, hari igihe njya ndeba iriya video uri kwimikwa, nkabona uriya munsi wari ufite ubwiza budasanzwe. Abantu batabimenye, nyuma yaho byaje kugira gutya birazenguruka bisubira iyo byatangiriye. Buriya wabaye aposo kuva kera, ukiri muri ya korali yawe utwara akadomoro ujye gushaka amazi. Okay, waje kuba aposo bigenze gute? Yesu ashimwe bakunzi ba Team TV, ndabasuhuje cyane, ndabahobeye cyane. Amen. Mwumve ko nari mbakumbuye nanjye igihe cyose iyo nabonye akanya gutya, nanjye mu by'ukuri mba numva mbakumbuye, ndicara hano nkumva afite irungu ry'abakunzi ba Team TV. Aho ndi hari abantu benshi, ariko nkumva afite irungu ryanyu. Kubera iki? Nanjye njya nezezwa no kubona comments zanyu, ari aho mwanditse hariya, ari aho mumpamagaye ku ruhande. Hari icyo nanjye bimarira. Burya ikibagiriye umumaro nanjye kiba cyangiriye umumaro, ko ntabwo ari jye ubabwira, ahubwo n'Uwiteka ubutubwira twese. Rero nshimishijwe no kongera kugaruka hano. Icya kabiri, Uwiteka no kongera kuzana na Emma hano. Tumva neza. Hallelujah. Hari hashize igihe, hari benshi babinyishyuje, hari benshi babimbwiye, ariko wowe na musaza wawe Emmy rwose iyo mwaganiriye
ngo ntabwo bajya bibagirwa abenshi bajya bambwira ngo ntitujya twibagirwa yema avuga ngo mama Ganza ngo uyu munsi ngubwo utambaye filime ngubwo utambaye amarinete ngo ndebye hano inyuma ya kamera ngo n'igihe wambaye filime rero abanyishyuzaga brother Emmy is here right here niryo jwi mwakomeje kumva muri background bibaza ko ryabanejeje. Emmy ni umuntu nigiraho byinshi, ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu uca bugufi, ni umuntu naboneyeho umugisha mwinshi cyane kuva mumenye. Is my blessing, ni umugisha wanjye, nta na kimwe ndicuza kuba naramumenye. Ni naryo sengesho ngo tuzarinde tuva kuri iyi si ari umugisha wanjye, icyampa nanjye nkandi umugisha we. Amina, haleluya. Bizwi nawe n'Imana ye. Yes, rero nkuko mubizi koko 2017 dutangiriye umurimo wa online church niko navuga. Uyu murimo tutangira ndibuka ko nari evangelist, nasengeraga ahantu za Masaka. Hanyuma rero burya nkuko tubivuga Uwiteka niwe byose, ni nawe barabiteganyije byose. Rero no kuvuga ngo we uko yabibonaga ntabwo ngira ngo yabona, nta nubwo ari ngira ngo ntiyabonaga nkuko twebwe tuyibona. Rero twe twari tuzi kubwo nibyo ni evangelist n'umuvuga butumwa nibyo, ariko Uwiteka we yarazi ko izo inzego zose zagenda zisimburana. Je kubwanjye ntabyo narinzi, nta nubwo nabiteganyaga. Njya nibuka yuko nabwiwe iryo jambo ryo kumushumba muri 2012 ndabyanga. Ndabyanga ndabihunga ndavuga ntishwe da reka si ibyanjye, hari abo bibereye ntabwo ibi ngibi ari ibyanjye. Oya ibi ntabwo nashobora kubihangara, sinajyana nabyo mundeke. Kwa kundi uko nyine Uwiteka kuvugisha ukavuga uti reka da, ubwo akakubwira uti reka da, akanyuza mu hanuzi uti reka da, niko byangendekeye 2012. ariko we yarabizi yuko uko bizagenda kandi nako byashoje. Nibuka yuko nyine habayeho umunsi wo kwimikwa nk'umushumba rwose pe, bijya ahantu hose biramenyekana. Emmy havugira ko nawe yari ahari, koko yari ahari pe, nawe nagira ubuntu ko nawe haba. Ejo bundi rero nimikwa nsuko amavuta y'intumwa byatunguye benshi, ariko Uwiteka ntabwo byamutunguye. Yewe mu batunguye nanjye ndimo. Haleluya. Ariko Uwiteka ntabwo ajya atungurwa. Ibuka twari mu giterane mpuzamahanga, nta nubwo cyari igiterane gisanzwe, nta nubwo twari mu rusengero. Oya, giterane mpuzamahanga, ariko Uwiteka ngo abivuge bibuko nguko yabivuze. Ntabwo Uwiteka agena nk'umwana w'umuntu uko agena. Ntari benshi kugeza ubu batabyumva, kuko twafashe imihamagaro tuyambika amakoti, tuyambika mbese indi myambaro. Ntabwo ukiri umuhamagaro, ahubwo twazise titles, twazise amatitire ajyanye n'uwondi we, ajyanye n'ibyo ntunze, you know, ibintu nk'ibyo. Kwara n'abajya babimbwira akambwira ati se wowe ku umwana muto aposo kweli wakoze ibiki si bigwi bituma uba aposo? Ariko jewe iyo nsomye Bibiliya inyereka yuko imihamagaro uko ari 5 yose burgira areshya. Twebwe tuyisumbanisha uko dushatse, ariko ubundi Bibiliya ikubitugaragariza yose irareshya. Bamwe azabagira intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abavuga butumwa, abandi bagira abigisha, abandi bagira intumwa. So no kuvuga ngo intumwa ibereyeho akazi kayo karahari, hari ubutumwa yahawe bwo kugeza ku bantu. Umushumba afite nawe umurimo we data yamuyoboyeho kuzakora. Umwigisha, umuvuga butumwa ndetse n'umuhanuzi, bose ahubwo ni magirirane. Ni nkuko izi ntoki ari 5 burya zose zifite umumaro wazo uko tuzireba. Iyo rero ni indi topic, irindi somo twazakora nyuma. Ariko nagira ngo gusa mbasobanurire ngo abenshi bajya babyibazaho, mushatse mwashyira hasi agapira mukabyihorera uko bimeze, kuko Uwiteka ni ugena. Ariko kiraho ibyo bintu sezeranyije abantu ngo nindi topic uzabikore, kandi n'indi ya kabiri nayo yakomeje kudushyugungamwo ibyo umwuka wera akora mu muntu yamugezemo. Aramucanganyura. Okay, komeza mushumba. Emireri iyo twahuye ni umuvuga butumwa, urumva? Ni umuvuga butumwa, mbese ni umujyanama. Iyo twahuye rero gahunda zirahinduka, turasimbuka tukazana iki tukazana na kiriya. Mujye mutwihanganira, burya nuko biba bimeze, no kubera
ibyiza biba bidututumbamo biba bitwuzuyemo. Ariko nk'uko muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 bivuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uwiteka we yatumenye mbere yuko tuba n'isoro mu nda z'ababyeyi bacu. Agena iryo geno ryawe ryose uko uzabaho n'ibyo uzaba byo n'icyo uzahura nacyo n'uko uzabaho, mbe muri make iryo ni igeno ry'Imana. Rero nuko Uwiteka yarabizi ntaraba n'urusoro mu nda ya mama. Ndibaza ko ngusubije ariko yeme n'undi wese wari ubifiteho ikibazo wamaze kubisubiza mushumba. Impamvu nabibazaga benshi bashobora kuba babyibaza cyane ko babonye nzana kamera ku munsi wo kwimikwa kuba pasteur, ariko ku munsi wo kuba apostle ntabwo bigeze babona video. So rero ntabwo abantu babura ko kubyibazaho bashobora kuba batarabyita, ariko ntekereza ko urabisobanuye neza, uhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma rero abantu badukurikiye nongeye kubasabira umugisha by'umwihariko abantu mudukunda. Rero iyo mutanga ibitekerezo muri commentaire cyangwa iyo mubaza biradufasha kubera ko biduha umurongo w'ibyo dukomeza gukora. Ariko nkwibutse ko abantu benshi, hari umuntu umwe ntazi, ni umumama ashobora kuba haba hanze, kera yigeze kunyandikira akumbwira nabi. Hari abantu buriya batadukunda twese, abati nyine si mwanga, ariko uriya mugore turiya mugore reka mukubwire bivugiye kuri kamera, ngiye rwose kumbitsa ibanga no kubura ibitsa. Ngiye niyo mpaye ituro ndabivuga, ibanga nicyo wibagiwe cyangwa nawe umeze nk'akanyombya, hari ituro rituma wibagirwa agace cyangwa ukayivuga byose cyangwa ukamira burundu. Sibyo? Hari ibintu bituma wibagirwa burundu ugaceceka. Rero mu minsi ishize nibwo yamamaga ati kudaherutse wowe n'umuganwa. Ndavuga nti yewe ni buriya tuba turi mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu minsi mike twitege turaje tukwibasiye, turaje tukubwiriza ubutumwa bwiza ukizwe. Rero abantu baza muri commentaire batanga ibitekerezo, Imana ibaho umugisha, babaza, biradufasha kugira ngo tumenye tuvuye ku ruhe rwego tugeze ku ruhe. Mushumba rero ntagutindanye, hari byinshi tuza kugarukaho cyane kutanaherutse, ariko abakunzi bawe wasezeranye ko batazongera kukubura. Mana yanjye ndabibasezeranyije, ariko navuga ngo Uwiteka abimfashemo kuko ku bwanjye bishobora nk'umwana w'umuntu nyine kubera bya byinshi uvuze tuba dufite, ariko Uwiteka abimfashemo ntabwo nanjye binshimisha, nayibabwiye kuva mbere. Hanyuma reka ninjire mu bibazo byanjye bya TikTok no kugira ngo, ariko unyemereye mbaye suhuza uwo mubyeyi wakumbwiye nabi. Mubyeyi yasashimwe nube abanyenge by'abanyarwanda bigize, ariko oya ndagira ngo musuhuze abanyarwanda bigize by'abanyenduga nakunda ngewe unaka batagukunze ariko reka umbwire Emi nese nyine ko atankunze afite impamvu atankunze, kandi giye kuko ntamuzi ntazi n'impamvu atankunze, cyewe rwose ndamusuhuje mu izina rya Yesu. Ariko rero nanamusabira kugira ngo Imana imushoboze, niba icyo atankundiye ari icyo namukoreye kibi rwose ambabarire, musabe imbabazi imbere ya kamera. Niba rero atari icyo namukoreye ariko gusa bikamuzamo akanyanga cyangwa kumva ba Tobiya na ba Sani Barati agafata ibyo ngibyo n'akanyangira icyo, kuko kuri iyi si niko bimeze Emi. Ntabwo uzakundwa n'abantu bose, nta nubwo uzangwa n'abantu bose. Gere niba hari icyo namukoreye karame ntiwasanga ari n'uri kubabazwa ko ndi guseka akavuga ati uwo Mungu uzamubwira agereka guseka kandi ndashaje ndi igisaza. Ntiwasanga umugana wabazwa no kujya unsetsa hano ati nkuriye abaseka giye nibabariye, ariko ibyo ari byo byose mubyeyi mwiza ni ukuri umbabarire niba hari aho nawukoshereje sinkuzige, ariko niba ntarawukoshereje nanone wirebe neza, umwenda udodeye mugenzi wawe burya kenshi nawe urawambara. Iturize ngira ngo amahoro Yesu atanga niyo atuma twishima, ayo niyo atuma tunezerwa. Naho benshi batunze cyangwa badatunze babajwe nuko mu mutima yabo nta mahoro arimo. Reba niba ufite amahoro mu mutima wawe, data akomeze kugusangiza ibyiza. Amina. Hanyuma igize iyo mikrofone hepfo gato, ahubwo mikrofone wayibonye ko ari nziza, erega niyo mpamvu nayiyegereje numva nanahumura neza ukuntu agira udutera inkunga tuyigure. Rero hano haranditse message ivuga ngo broken destroyed, broken but not destroyed, broken but not destroyed. Hagira unyishyura njye kwiga icyongereza nize nabi, njye nzabaha ubuhamya. Najyaga niga wabisezeranyije guhera 2017 nahanikayi najya kwicara ahantu ku nturusu
imana yatumye twiga Emi tukarangiza dutaha ku wadusezeranije muhanda kuzaduha rwose imana ubuhamya guhera 2017 kugera uyu munsi. ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ni ukuri kw'Imana. Reka mbasabe yuko ubutaha hari jya uzicara hari inyuma ya kamera Emma akaba wicara hano kuko agira ubuhamya bwamfashije cyane ariko mwe mutazi umunyumvire nk'ibyo ngibyo abandi baratashye wagafata agakaye akagenda akicara munsi y'inturusu. noneho icyo mvuga ubwo nyine hazagira uwitanga ampamagara nyishyurira icyongereza njye kuyiga neza. ayagenda kwitangiye wasanga narazanye diporome idafitemo indimi nzivuga nabi urumva niyo mpamvu nsomye ibyo bintu nabi bandi ngo basoma broken ngiye ndi gusoma brokad none se bujuba koko uyu ni Pasakorode umpamagaye reka mbwene ndi mu kiganiro. Yes Pasakorode yego uremewe nubwo ko Imana mu kiganiro n'umupaseri umwe bita Pastor Jory nimva mu ndahita nkuvugisha mushumba ubundi mu kiganiro oya uzi Bishop Jory Murenzi ariko hari n'undi bita Apostle Jory atuye Kimironko imbere ya Excella hari banga ngira nubwo ko Imana ndagize ikiganiro ndabahuza arashaka kuzaguha ikiganiro ninsoza ndahita nkubwira sawa bakoze cyane mavuta ntago nyangira ibanga ariko nze kubikuramo okay hanyuma pastor iri jambo ngiye narisomye nkitangira iki kiganiro ariko ntabwo nigeze menya icyo bishatse kuvuga. Ndaza kubishingiraho ikiganiro turimo turakora kubera ko ndi kurisoma hari ibyo ngiye numvishemo kuko nubwo mvuze ngo hari ibyo ntazi ariko byinshi ndabizi. So rero ndagira ngo ubanze udusobanurire gato kubera iki wambaye uyu mupira wanditseho ibi ngibi byavuye he mbere ko twinjira mu ivugabutumwa uvuyemo noneho tubanze tumenye impamvu y'aya magambo. Bakoze cyane aya magambo meza rero ni igiterane twari turimo muri Ghana nagira ubuntu kubarije mu Munyarwanda cyangwa Munyarwandakazi wari uriyo jenyine ni igiterane twagize cyiza cyane gifite hinjyana nyine gifite aya magambo amagambo dusanga mu Bakorinto ba kabiri ibice bine igice cya 4 umurongo w'9 naje kumenya ko kuvuga ngo ibice bine atari byo bavuga gute bavuga igice ntabwo ari ibice apana ibice masomeze yes ngo ni hehe Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 9 Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo w'9 ariho nsoma yego reka nsome mu izina rya Yesu. Amen. Turarenganywa ariko ntiduhanwa yego dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Amen. Siriyo? Amen. Iryo jambo rero ni ijambo twahawe muri iki giterane umukozi w'Imana mboneraho no kumushimira munyemerera nkahindura ku rurimi gatoya kugira ngo aze kumva iyo ako video ndagakata nka gace amenye ko nawe ako ka video ndimuze kugakata nka muhe. Yes, so Her Excellency Ambassador Reverend Dr. Abenatai is a great woman of God in Ghana. She has a ministry known as Abenatai Ministries. We was blessed to meet this lady online right from 2018, if not 18, it's 19. Since then, she have been a great woman of God. She have been a good friend. For sure, I was blessed to be with her this year in March here in Rwanda. We had a conference that she came to attend, and she came with a big number of people that came with her. She became a huge blessing in that conference known as Leave a Mark but not a Scar. So by then, we were blessed to have her in Rwanda. She blessed us so much. And then when she went back, she organized this conference. And then she invited us. I was blessed and privileged
to be there, to be in that conference, which has this broken but not destroyed, and the theme was she survived it. When I got there, I was really warmly welcomed. I thank you, Mama Abena. Thank you for the opportunity to serve the Lord in that nation, the beautiful Amen. nation of Ghana. And then, as we are here, we are using our mother tongue. I remember in that conference, Mama would forget that I'm there and then go deeper in her language. So today, Mama, I'm going to change and speak Kinyarwanda. But all I know, you loved Rwanda, and you promised to come back next year in March, where we will be having another great conference of Mothers in Africa Prayer Network. I can't wait to see you, good people of Ghana. I give you, I celebrate you and appreciate you for the warm welcome and for the opportunity to serve the Lord there. I can't forget the good moments I had with you, good people. So allow me to go back to Kinyarwanda. But I want to say that I was blessed, totally blessed to be in that nation, and all that I enjoyed. Let me stop there and say that I enjoyed. Thank you for the opportunity, great woman of God. Bless you. And all the mothers I found there. Everyone that we were together on this flyer. I know this is not all. We had a flyer. I think you saw it everywhere. Yeah. I tried to post everywhere, so you saw it. So all mothers on this flyer, I salute you. I was blessed by your message. Show again. May God bless you so much. Wow. And all the mothers that were together in the conference, oh my goodness. Wow. Allow me to say hello to Prophetess Theodora that was seated with me all the time. God bless you, Mama. I was blessed. Up to now, I still say I was blessed to sit with you and all the mothers and everyone. Sister Fina, many. I can't mention the names, but may God bless you so much. Amen. Yeah, bless you. So, iki giterane cyari igiterane cyiza cyane kigira kiti nubwo bwose twarenganijwe kubera amateka, kubera imibereho, kubera ariko mu by'ukuri ntabwo twahanwe. Nubwo bwose twakubiswe hasi ariko ntabwo twahezeyo, ntabwo twahatsindagiriwe ngo duhereyo. Mpita numva kugwa hasi ariko noneho ukaba haza nka cya katapira uzi icyo ari cyo? Rwa rumashini rutsindagira umuhanda, niba rwitwa katapira, niba rwitwa niyo katapira. Hako byabyo ntabwo ariyo katapira. Si yo nyine cya kimashini iki. Hari rero ikindi gitsindagira kigenda kigunguru gitsindagira. Uhita wibaza waguye hanyuma icyo kintu kikaza kikagutsindagira hasi, urumva ko biba birangiye. Rero twebwe dufite byinshi byadukubise hasi mu miryango yacu, yewe n'igihugu cyacu. Ndibuka uwo mubyeyi yabivuzeho cyane, aravuga ati the nation of Rwanda hari byinshi byabakubise kubera kirya gihe cyo twaciyemo gikomeye cyane cya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Atariko njya shima Imana yuko nageze mu Rwanda nkasanga nibo bantu ba mbere bakunze Imana, bakora umurimo w'Imana, bakundanye, bafatanije. Ati I can't forget umuganda. Yafashe umwanya muri navuga ku muganda. Kumva nyine uramushimishe ko baje hano babona iyo chance cyangwa ayo mahirwe ajya mu muganda, baranezerwa, babona uburyo leta yacu ibyaye byose birorganize, biri ku murongo, uburyo ushobora gufata abaturage ukabashyiramo uwo mwuka umwe w'ubufatanye wo gushyira hamwe kandi koko ukabajyamo. Byarabashimishije cyane, baravuga ati ahubwo natwe uwo muco uze hano mu gihugu cyacu. Rero no kuvuga ngo nubwo bwose n'iki gihugu cyahuye n'amabi ariko ntabwo cyahejejwe n'amateka, ntabwo cyakomeje gusubizwa inyuma n'amateka, ahubwo uko bwije uko bukeye gikomeza kwiyubaka ku buryo n'amahanga yose bumva hari ishema ryo kuba baza mu Rwanda bakagira n'icyo bahakorera. Ni ishema rikomeye rero. So nubwo bwose twarenganijwe, nubwo bwose twakubiswe hasi ariko ntabwo twahaheze, ntabwo twahanwe n'Uwiteka. No kuvuga ngo dufite byinshi duciyemo, bidutsindagiye, biduhejeje, bidukandagiye, ariko mu by'ukuri we are blessed kubera ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ugihumeka umwuka w'abazima wese ushobora kuba afite ibyamukubise
ngusubijemo imbaraga nkubwira ngo nubwo wakubiswe nubwo washengabajwe umutima wawe ugashengurwa n'intimba kubera yenda ibyo waciyemo, ariko kuva ugihumeka umwuka w'abazima ufite andi mahirwe yo kongera kubaho kandi ukabaho neza. Amen. Hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya dusoma ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Cyagihe wariraga rero nuko bakubiswe hasi, nuko warenganijwe. Muntu wese ushobora kuba ufite wamurenganije, umuvandimwe wawe, inshuti yawe, uwo ari we wese, wumva usubiyemo imbaraga, umenye ngo nubwo warenganijwe ariko ntabwo bizaherera aho ngaho. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima hari umunsi w'iteka azakurenganura kuko ntabwo yigeze guhana. Haleluya. Rero umenye ngo iki giterane cyarashimishije cyane. Hanyuma theme cyangwa inyito yari ngo she survived it. She survived it. No kuvuga ngo nubwo bwose icyo kintu cyagutsindagiye hasi ariko warakirokotse. Ntabwo cyakwishe, ntabwo cyakurangije. Ariyo mpamvu rero ufite andi mahirwe kubera ko uracyahumeka umwuka w'abazima. Nubwo wababajwe ariko ntabwo wapfuye, nubwo wababajwe ariko ntabwo waheranwa n'agahinda. Kuva Uwiteka rero ataraguhanye, my friend, anytime anything can happen. Hari impinduka yabaho igira icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu navuze ngo hari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira kwararira uwo bigati yatwite ejo akabyara. Ahari kurira kwararira umuntu wabuze icyo arya, wabuze icyo yambara, wabuze cyane cyane nk'ubu ngubu hari benshi barimo barizwa n'itorero uyu munsi. Amatorero menshi ko yafunze, hari impamvu yafunze. Turebe izo mpamvu yafunze, turizwe yego nako gahinda, nako kaba gahinda, ariko ntabwo twahanwe n'Uwiteka. Mushumba ukiraha ngira ngo tutaza gutinda wenda tukarambira abantu kandi dufite byinshi byo kubaha. Hari abantu benshi batazi itorero barizwamo. Uvuze gufunga bikomozaho ko narengiye kukibaza. Amatorero menshi yafunzwe kandi ibyo basabwa ntabwo twiteguye ko bose bagiye guhita babibona nonaha. Hari abakristo benshi bumvaga bafite imbaraga kubera ko babasha kujya mu rusengero. Bwa mbere byafunze kubera covid, so covid rero ivuyemwo reba none baraje zorongeye zirafunzwe insengero. Kandi ni gahunda nziza ya leta kugira ngo bagire ibyo bashira mu bikorwa, kandi bose wenda ntibiteguye kubikora bigendanye n'ubushobozi bwabo, kubera ko atari ibintu byari biri muri budget yabo byihutirwa. None uyu munsi abakristo murabona bari buze kwerekeza he? Niki muri buze kubabwira? Ese barajya bakurikirana kuri izi platform zanyu? Ariko noneho wenda mbere yo kukitubwira abatazi ngo Pastor Jolly, Apostle Jolly asengera he? Kiritorero ari naho waje n'imikwa. Riri Kanombe hirya King David, na nyobowe n'umushumba mwiza Bishop Sendakize Francis. Ego numva rero abatari babizi ari aho ngaho niho nkorera umurimo i Kanombe. Yego noneho rero ariko kuri segiteri ukase hirya urenze King David. Rero icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyubajije, ni nacyo nari nkomojeho mvuga ngo uyu munsi dushobora kuba turizwa nuko amatorero menshi yafunze, ariko tuvuga ngo hari igihe tuzatuvuga ngo we survived it, twarabirokotse. Ni ukuvuga rero ngo dufite leta nziza. Nibyo nigeze mbabwira. Nageze mu gihugu cya Ghana, nageze mu gihugu cya Nigeria, nageze mu bihugu byinshi bitandukanye, Togo, Uganda, Tanzania n'ibindi bihugu byinshi. Buri gihugu gifite umurongo wacyo kigenderaho. Ariko niba njyaho ngeze hose aho maze kugenda umva bakunda umurongo w'igihugu cyacu ugenderaho. Rero no kuvuga ngo iki kintu cyabaye cyo gufunga amatorero adakwije ibisabwa, numva nababwira ngo nubwo bwose byababaje imitima y'abakristo benshi, numva nabahumuriza nkababwira ngo nubwo bwose afunze ntabwo amatorero afunze ari imitima. Numva itorero rya mbere ni wowe, itorero rya mbere ni umutima wawe, ntabwo ziriya ni inyubako. Ari nayo mpamvu bafite ibyo basaba kugira ngo tubyuzuze tubyubahirize. Nuko duteranira ahantu heza hahesheje Imana icyubahiro, hahesheje n'abahateranira ishema.
rero ni ukuvuga ngo nubwo bafunze bakristo bavandimwe bashumba ntabwo bafunze imitima yacu niryo teraniro niryo torero rya mbere ry'Uwiteka. Imibiri yacu murabizi neza ko ari insengero z'Uwiteka. Rero ntabwo bafunze ngo bitume tugenda tunyanyagire, abajyaga mu nzoga kera bazisubiremo, abakoraga ibikoze isoni byose babisubiremo. Oya, ntabwo bagufunze wowe, ntibafunze umutima wawe, ntibafunze ingingo zawe. Hari itorero rishobora kuba rigifunguye. Ndakurarikira yuko aho hantu wajya uhagera ugaterana, uhagera uterane. Mu gihe cyo turimo duhangayikishijwe no gushaka ibituma twongera guteranira ahantu heza leta yacu twifuriza heza, ntusubire inyuma, nturyame, ntusinzire, ntiwirekure ngo usubire mu ngeso mbi ngo nuko wa mushumba watakubona buri munsi ngo nuko. Oya, hari rero dushobora itorero rishobora gushyiraho umurongo rikavuga ati gahunda zacu turazikomeje online, ujye ukurikira. Ariko ndakubwiza ukuri, hari imbaraga umuntu akura mu guterana n'abera. Rero ndakurarika nkubwira ngo niba itorero ryawe ryafunze, ntabwo bafunze umutima wawe, ntibafunze ingingo zawe. Komeza wumve yuko umubiri wawe ari itorero, ari inzu y'Uwiteka. Irinde icyo ari cyo cyose cyo wawandurisha ngo nuko pasiteri atakikubona cyangwa bishop wawe cyangwa apostle wawe cyangwa nde umuyobozi wawe. Oya, ahubwo ufate ngo iki ni ikindi gihe cy'Uwiteka agiye kukureberamo. Witwaye ute mu bihe nk'ibi? Kucitse intege, kukubiswe yenda n'icyo kintu kikugoye kigutsikamiye kiraguheranya. Ndagira ngo uzaba umwe mu bazavuga ngo I survived it. Nkuko muri covid twayiciyemo Uwiteka akaduhagararaho, hari abagendeyemo hari abagendeyemo benshi cyane, ariko ndabinjiza bagiye mu kabari bava mu rusengero, basubiramo mu kabari, basubira mu rukozasoni. Ndabinginze ngo musobanukirwe ngo igifunze ni inyubako, ntabwo hafunze itorero ari wowe. Ntabwo umutima wawe ufunze, iteraniro ryawe n'Uwiteka rihoreho. Icyakabiri, ntabwo hafunzwe ingingo zawe. Kurikira online, niba hari gahunda itorero ryawe ryashyizeho yikurikire nta kibazo. Ariko nanone gerageza uhure n'abera b'Uwiteka, abera b'Imana. Hari izindi mbaraga tuhakura. Ityazo cyuma gityaza ikindi. Twije kugisho giterane hano gikomeye kivuga ngo iron sharpens iron. Icyuma nicyo gityaza ikindi. Iyo uhuye n'umunyamavuta rero ni ugutyaza ukongera ugasubiramo imbaraga. Ushobora kugenda watentebutse, washize, yagira ijambo akubwira ukumva urubakitse. Ugumye mu nzu rero, yego hari ijambo wumvise rikubatse online, ariko none ndakubwiza ukuri, hari aho bigira umumaro cyane iyo uvugana n'umuntu muri kumwe. Mushumba, Imana iwe umugisha. Uyu munsi dufite igiterane mu Rwanda gikomeye cya All Women Together kiri kubera muri BK Arena. Dufite Afrika Haguruka, dufite abakozi b'Imana batandukanye bariho barakora ibikorwa byo gufasha imitima y'abantu. Mwe mubibona gute nk'abakozi b'Imana bakorera mu cyo nakwita ngo umurongo umwe? Ariko ibi mbivuze kubera ko bisa naho mu Rwanda benshi batagira icyo nakwita ubumwe, ariko nanone bigendanye n'amatorero cyangwa se n'umurimo w'Imana. Kubera ko nk'ubuvuye muri Ghana mu ivugabutumwa ni Ghana, ariko ushobora gusanga abapaseri benshi like our apostles, our prophets, our bishops batabizi. Kandi hakabayemo ikintu cyo gushigikirana, tukamenya ngo Pastor Jory ari muri Ghana hagarariye abagore bo mu Rwanda, bo muri Afrika, bo muri East Africa, ba Minyoni bakaba babizi, ba Gitwaza bakaba babizi, like n'abandi. Noneho wajya kureba ugasanga All Women Together ifite ba nyirayo, hari abatari bugeyo, hari abari bugeyo, kandi nanone hari amateraniro muri Grace Room naho barabohoka. So ukavuga uti byibuze niba muri Grace Room bateranye, abatabonye uko bajya muri BK Arena bagiye muri Afrika Haguruka, abatabonye uko bajyayo bagiye hariya muri so aho hantu hose ngira ngo rimwe na rimwe hari ubwo tusanga abapaseri, ngiye kukubaza ikintu gikomeye, abapaseri hari ukuntu mutubeshya. No, windakarira se. Hari ukuntu abapaseri mudukinga, rega rero ngo ni ukutubeshya, ariko hari ukuntu mudukinga akantu mu maso
twe rero nk'intumwa za rubanda nk'abanyamakuru twe tureba turi imboni za rubanda tukabona hari akantu musa naho mudukinze. Ubu bumwe burangirira he, butangirira he, buherera he? Ugasanga wenda bo mwitorera abanaba ari igihe abantu rimwe na rimwe bazikanga ko mugira utuntu tumeze nk'udutsiko mukoreramo. So umuntu umwe ejo yaravuze ati gufungwa kw'amatorero yo mu Rwanda ntabwo ari impamvu y'ibyangombwa babasaba, ahubwo bababuzemo ubumwe no guhuza. Noneho baravuga bati ubundi ibi byo biratanga he musaruro. Nkubajije ikibazo wenda wavuga uti ntiwakabaye kimbaza, ariko kuko nzi ko uri umwe mu bantu badakunda guca ibintu ku ruhande, uyu munsi wenda ukaba uri bubice ku ruhande mushumba wihangane ntubice ku ruhande, umpe igisubizo gitomoye kibunezeza abakristo, hanyuma duhite tugana ku musozo dusengere dutandukane. Singaruka kuri mikoro, Imana ibahe umugisha rwose. Rero bwoko bw'Imana Emi niyo mpamvu nanze kazongera kugaruka rwose. Emi agira ibintu muri we, hari bijya hanjye binsikamira, ariko kandi arambajije pe. Rero Emi nagira ngo hamwe n'abandi bashobora kuba babaza icyo kibazo, nagira ngo mbabwire ngo iki ni ikibazo njye numva ko gikomeye, ariko nanone gikomezwa n'impamvu. Numva ikintu cyitwa ubumwe ari ikintu gikomeye cyane. Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru, ajya gusubira kwa Data, yarabwiye intumwa ze ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo mbasigiye Mwuka Wera kugira ngo abane namwe, abayobore, abagira inama, ababere byose muri byose. Numva rero aba bashumba nk'uko bivuze bafite amatorero atandukanye bayoboye, twese twemera yuko Mwuka w'Imana ari muri twebwe kandi ari utuyoboye. Rero no kuvuga ngo icyo kintu cy'ubumwe, aba bashumba nyine uko babivuze bakuru bafite amatorero bayoboye, byanga bikunda bazi neza icyo bisobanuye. Rero twebwe dushobora kuba cyangwa rubanda nyamwinshi dushobora kubibona ukundi, tukabona ko nta bumwe burimo, ariko kandi mu by'ukuri aba bashumba nzi neza ko muri iyi minsi baje kubyumva cyane kurenza na mbere. Ubona ko ari ikintu kirimo giharanirwa cyane, aho bakomeje kugira cyangwa aho dukomeje kugira inama ziduhuza ziharanira kugira ngo tugire ubwo bumwe muri twebwe. Ubundi mbona nkaho ubumwe hanini buri mu itorero runaka riyobowe na runaka, ugasanga iryo torero nyine rifite ubumwe bwaryo rikoreramo, bakumvikana, bakuzuzanya, bagasurana, ubumwe bukagaragara hagati yabo. Ariko bimaze kugenda bishyirwaho umutima cyane, kuko twese twakomeje twibaza icyo kibazo, n'iki gitumye Anglican Church ifite umurongo igenderaho, Catholic Church ifite umurongo ugenderaho. Ntabwo ushobora kubona Catholic yabyutse mu gitondo, cyangwa itorero rya Gatolika ushobora kubona mu gitondo umuntu yabyutse ngo arivuyemo ngo agiye gufungura itorero hariya ku ruhande, cyangwa Anglican ntushobora kubona abaporoso hahagurutseho umuntu gusa ngo genda uva nuzuye imbaraga z'Imana, rwose yerekwa rirambwira ngo ninjye gufungura itorero ku ruhande. Ariko ni ukuvuga ngo icyo mbivugiye, hari ukuntu natwe twagiye tubona ko ubwo bumwe burakwiriye cyane, ubumwe burakwiriye. Ku giti cyanjye mbivuga gutya, abashumba bataza kuntera amabuye, ariko ku giti cyanjye mbona ko ubumwe burakwiriye, kandi ari nayo mpamvu nibaza ko hari inama nyinshi zikorwa ubona zerekeza aho hantu yuko dukwiye guhuza, tukajya inama, tukagira icyo twumvikanaho, hanyuma ubwo bumwe bukaza bukaturanga. Usanga kubera icyo kintu cyo kubyuka uyu munsi ngafunga itorero hano nawe ugafungura irindi hariya na hariya, yewe nanabibonye no mu gihugu cya Ghana naho nuko rwose, uru rugo rufitemo itorero, ruriya rufite itorero, na ruriya rufite itorero, ahantu mbese hashobora kuba hakurikiranye hari amatorero. Kandi ya matorero ikintu cyo twabonye gikomeye cyo bimaze, munyemere mbivuge gutyo, itorero ni ikintu cyiza cyane. Nubwo twavuga ngo hano mu rugo na ruriya na ruriya na ruriya, uretse ko gahunda ya leta yacu yo ifite umurongo ishaka kubiha kugira ngo bigire
umurongo wabyo nyine icyerekezo cyabyo. ariko mu by'ukuri umuntu wese cyangwa abantu bose bavuga ibintu byiza bifite umumaro, bifite aho bikura umuntu wari mu kintu kiba akakireka, nibaza ko ubundi ibyo bintu bitakabaye bibi. aba bantu bagafashije abari muri aka gace, bariya bagafasha abari mu kandi, na bariya bagafasha abari mu kandi, wa wundi uri hafi. njya nibuka hari nk'abantu bo twagiye dusengana ukabona uyu muntu yari umuntu mubi pe, yari umuntu mubi agendana icyuma, yabura n'uwagitera akakikatisha wenyine, yabura mbese uwo munsi uko yaramutse akari kakora. uyu munsi ugasanga ni umuntu uvuga ubutumwa ugaragaza gukora kw'Imana, nyamara ugasanga aho hantu ho yakirijwe ni urusengero rwaje nyuma y'izindi zose zari zihari. ugasanga yuko buri muntu rero afite aho Uwiteka yamuteganije kuzakirira. simvuga ngo kajagari kabeho, leta yacu ifite umurongo dushakamo kugira ngo dukorere mu bumwe, dukorere mu murongo mwiza, ariko ni ukuvuga ngo ubundi byakabaye nta kibazo bifite, kuko bifite umumaro munini. umva niba iryo torero rije none hari kagiriye umumaro uyu muntu, hari n'irindi ryabanje rigira umumaro wundi, hari n'irindi ryaribanjije rigira umumaro wundi. rero byanga bikunda ubundi byakabaye nta kibazo biteye, kubera ko bifitiye umumaro abantu bari hahantu. kandi ikindi twebwe nk'abakristo twemera, hari umugambi w'Uwiteka tudashobora kuburizamo. ubu hari nk'abantu Uwiteka yateganije ko nibumva ijwi ryanjye kuri iyi kamera bizagira umumaro. guhera 2017 ifite umubare munini cyane. ujye umbwira uti ni ukuri uramfasha, ndetse nanabura bikaba ikibazo ugasanga barangenda ati nyamuneka gira ugaruke, abo wegereye urimo urababwira ibintu bibafasha, ariko twe turi kure hari ukuntu twakubuze kandi amagambo yatugiriraga umumaro. bivuze iki rero? channel zose ziriho hari abo zifitiye umumaro, za zindi zivuga nyine ibyubaka. njya mbona hari ibintu by'urukozasoni abantu bakoreraho, yego ni business zabo, si mbaciriyeho iteka, ariko buri channel ifite umurimo mwiza ukorerwaho, ifite umumaro. kandi hari umuntu wateganijwe uzafashwa n'iyo channel yawe. hari umuntu rero nanone wateganijwe uzafashwa n'umushumba runaka mu itorero runaka. twanga twemera niko bimeze. rero navuga ngo ubu bumwe abashumba barimo guharanira kubugeraho, kuba bakorera hamwe, bakaba bafata karandiriye bakayishyira imbere yabo, bakumvikana ati dore umwaka ufite iminsi ingana gutya, noneho rero iyi minsi n'aya mezi angana gutya reka tuyakoreremo. wowe rero igiterane cyawe gishyire mu kwa mbere, nawe gishyire mu kwa kabiri, nawe gishyire, ntibize ngo bigongane nk'uko kubivuga nyine. Afurika haguruka iri hariya irimo gukora, all women together iri hano nayo irakora, n'ibindi. amatorero yo nuko nyine ko ari gahunda za buri munsi, birashoboka nta kibazo. ariko mu by'ukuri jye nabonye hari umumaro iyo utumye hari ikintu kimwe kiba igiterane kikaba mu gihe cyacyo, ikindi kitabaye cy'ahandi, biduha uburyo bwo kujya kuvoma. hari uburyo ushobora gukura ikintu mu giterane runaka yenda utari gukura mu kindi. iyo iki rero kibaye nonaha nkakijyamo ndavoma, ejo ikindi cyaba nanone nkakijyamo nkavoma. uko mvoma niko ngwiza imbaraga, niko ngwiza ibyiza muri jyewe. rero numva ko ubwo bumwe bubayeho bizatuma abakristo, bizatuma tugirirwa ubuntu, kuko nk'umunyarwanda yaciye umugani ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. urebe niba dukoze igiterane tukaguma aha, emi nawe ugakora ikindi ntitukizemo, cyangwa bikunda hari icyo duhomba. nk'ubu ntiwambwira ngo uko nagiye muri Ghana ngo niko ngarutse, ntibishoboka. nahuriye n'ababyeyi bafite Imana muri bo, bavuga Imana, ukavuga uti okay ndabisobanukiwe, nari nzi ko ari jyewe ufite amateka akomeye, kumbe hari abandi. usanga umuntu afite amateka akakaye ariko araseka, aranezerewe, arashima Imana. ari nabyo nabo bavugaga ati u Rwanda mwaciye mu bihe bikomeye, ariko dutangazwa nuko muri abantu beza, mufite umutima mwiza, mukeye, museka, mukunda Imana. mwakabaye mwavuze cyagiye niba w'Imana we barishe bene wacu turebera turakuretse, ariko ugasanga muracyakunze Imana. muri make rero hari umumaro mu gihe tuzaba nk'abapasiteri dushyira hamwe, tukavuga rumwe, tugapangira hamwe, karandiriye ikatugenga twese. njya mbona byatubera byiza. abashumba ntimuntera amabuye, ariko njye numva byagira umumaro cyane. byaha abakristo umwanya wo kuvoma, kandi nanone byaha isura nziza itorero rya Pentecote, niko njye nabivuga.
Imana ibaha umugisha. Rero ndabashimiye cyane bakunzi ba Team TV, mwakoze kubana natwe, mwakoze kandi turabakunda cyane. Mutugira inama, muduha ibitekerezo. Hari benshi badakunda kwandika bajya bakubwira ku ruhande, bambwira ku ruhande. No kuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Hari amafaranga mutanga, hari imitungo mutanga, hari ubutunzi mutanga, hari umwanya mutanga. Ibyo byose Uwiteka ajya bibibikira kandi abibahera umugisha. Munyemerere rero soze shima Imana kubera iki kiganiro cyiza, shimira Ikuzo Emmy, shimira ndetse n'abandi bose badufatanye uyu murimo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bakunzi bacu, Imana ibaha umugisha igihe cyose njya nkubasabira kubera ko muri inshuti nziza. Ntacyo twaba tumaze kuri kamera imbere n'inyuma mu gihe mudahari. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Dutangira twakwiragije turaguhamagara ngo ntaba ari jye singaragare sinumvikana, ahubwo we muri jye uganze niko wabigenje. Ndahamya ntashidikanya ko hari wateganirije ubu butumwa kandi hari uwo buri bugirira umumaro. Icyo nanze n'imbaraga mbiza arizo zose zakwisha inyuma y'iri jambo cyangwa inyuma y'iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo izo zose turazikubita hasi. Turaguhamagara kugira ngo rero umutima wateganirije kugira ngo wakire ubu butumwa kandi bugire umumaro, uwaba ari wo mutima uhuza n'iki kiganiro. Ndakwinjize kugira ngo wa wundi wateganije mwami kubera impamvu imwe cyangwa iyindi ushyireho ikiraro cyo kugira ngo ijambo ryambukireho, ushyireho imodoka iri butware iki kiraro, rather iri butware iri jambo, ushyireho uburyo uyu muntu ari buhure n'iri jambo kugira ngo rizere mugire umumaro, kugira ngo ikiganiro kize kimugire umumaro, kugira ngo kigire aho kimukura naho kimugeza. Ndashima Imana cyane yatumye njya muri kiriya gihugu ko nongeye kongera kumva imbaraga ziri mu kuba nakubitwa hasi, mu kuba nababazwa, ariko nanone nkakuramo ubutsinzi, nkongera nkaguruka nkema kubera ko ntahanwe n'Uwiteka. Niko nanone mwami nasabira aba bantu bose bakurikiye, hari ibigutsikamiye, hari ibikubabaje, hari ibigukubise hasi, ariko uri umunyamugisha mu gihe bitakurangije, mu gihe bitakwishe, mu gihe utashwanyaguritse burundu, mu gihe utapfuye. Umenye ngo hari andi mahirwe, hari undi umugisha, hari umugisha wawe uguteganirijwe. Kandi ndakwinjize kugira ngo ube maso kugira ngo Satani atakwiba, kuko igihe cyose waciye mu bikomeye, igihe cyo ugiye gusingira ibyiza byawe, nibwo Satani akongorera akagutesha umurongo. Ariko ndagusengeye wowe ufite ibyo wacagamo, ndagusengeye kugira ngo wambare izindi mbaraga, umenye ngo igihe kirageze, warayurira ariko umenye ngo igitondo kiraje, ntabwo kiri bube nk'uko ijoro ryari rimeze. Witegure wowe wari uri mu bibazo, witegure wowe wari uri mu makuba, witegure wowe wari ufite ibigutsikamiye, umenye ngo ntabwo ariko kurangira kwawe. Kuva Uwiteka kiguhaye umwuka wo guhumeka nuko hari andi mahirwe akugeneye yo kongera kubaho, kongera kunezerwa. Akira umunezero wawe, akira amahoro, yakira gukira, akira ubutsinzi, kubera ko ugihumeka hari icyo Uwiteka yaguteganije kandi azakugezaho. Igihe cyose utaguye isari uzasarura. Kirwa hejuru y'Imana rero ukoze ibirenze ibyo twatuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.